ni ibiki ufacinga nka challenge uhura nazo za buri munsi? Ibibazo mpura nabyo bya buri munsi nuko ni cya kibazo wambajije. Aha aba bana nshaka kubakura no aho nshaka kubavana naho nshaka kubageza. Biramvuna cyane mu mutima kuko ntarimo ndabikora kubera ubushobozi. Ku rwego ushaka. Ni kiramvuna cyane. Nicyo kintu mpura nacyo. Urumva ashobora kugurira. Yes, reka tubashimire cyane mwe mudahema gukurikira ibiganiro bitandukanye tubagezaho buri munsi uko bw'ijoro nuko bukeye. No kuri muri abantu b'umumaro, muri abantu b'agaciro mu maso y'Imana, kandi natwe twubaha buryo ki mudahwema kudukurikira. Aha, twari turi mu muhango ukomeye cyane wo gusangira n'abana Noheli, nkuko mwagiye mubibona mu yandi mavideo yacu cyangwa se muri video zabanje. Byari ibintu byiza cyane bishimishije, kandi twahawe umugisha n'Imana. Twagize amatsiko rero yo kuganira na fondateur cyangwa se organisateur cyangwa organisatrice nimba ari byo w'iki gikorwa, kugira ngo tuganire twumve imbamutima ze nyuma y'ibyo tuboneye kuri uyu musozi wa Kigali. Uraho neza mama? Uraho. Amakuru? Neza. Kuri mu mavuta yo kuvuga gake se? Ni mu mavuta yo kuvuga make, niko mpora ariko. Niko uhora kabisa. Nabonye cyagiye turi igikondo byarasabaga emusika kwegera ati naboneka avuga cyane abantu bumva. Ya, nizere yuko umeze neza rero. Ku ruhande rw'umubiri ho ndabona umeze neza, ndabona useka neza, ndabona ukeye, no mu mutima niko. Ndakeye hose. No mu mutima niko bimeze. Niko bimeze, ndashima Imana. Ku bantu badukurikirira aka kanya barashaka kukumenya noneho byagutse. Urinde? Nitwa muri Adventine. Aba ndi umumama. Ndubatse. Urubatse. Yes, urakoze cyane. Twabonye hano hari abantu benshi batandukanye, hari abana, hari ababyeyi. Niki cyari cyabaye hano hantu? Hano twari twahuje abana n'ababyeyi batishoboye kugira ngo tubahe Noheli. Buri mwaka ni igikorwa dukora cyo guha Noheli abana batishoboye. Aha, hari abana bagaragaraga nk'abana ko ari abana batariho mu buzima bwiza. Dukurikije uko twababonaga by physically, uko bagaragaraga, ni abana wavuga ko bamwe bari kuva ku muhanda, abandi bava mu buzima butandukanye. Ubundi iyi initiative yo kwegera aba bana muri wowe yaje ryari, byaje gute? Maze igihe twagitangiye igikorwa cyo gufasha abana batatu, ariko abana bagenda biyongera, tugenda tubafasha mu buryo dushoboye, bagenda biyongera kugeza ubu dufite abana 60. Abana 60? Yego. Muri gukurikirana. Aha, reka noneho turebe mubafasha mu buhe buryo, mwifuza ko ubuzima bwabo bwagenda gute? Ikindi, uno muryango witwa gute tutarabyibagirwa? No muryango ureberera aba bana cyangwa si institution? Twitwa ASA. Bisobanura? Twitwa ASA. Tubafasha abana, tubakura mu muhanda, tubahuza n'ababyeyi babo, tubasubiza no mu mashuri mu buryo bwose dushoboye. Baravuze ngo mu buryo mushoboye, bivuga ngo hari n'uburyo wenda bigorana cyangwa se bidashoboka? Biratugora cyane kuko iyo ukora igikorwa nta bandi bantu bagushigikira, wikoramo biragorana, ntabwo biba byoroshye. Yego. Bivuga ngo mu muryango ASA nkawe fondateur w'umuryango, kugeza uyu munsi ni wowe maboko, ndavuga mu buryo bwa finance, bwo kugira ngo aba bana babe encadré. Hari undi muntu ufite ugushyiramo imiyaga ntagawe n'abana b'iki gihe? Oya, nta wundi muntu ushyiramo imiyaga. Icyo nshima gusa, ndashima leta y'u Rwanda yadushyigikiye, kuko aho tugeze ntabwo ibi byose twari kubigeraho kugira ngo tubashe gufasha abano bana leta y'u Rwanda itadushyigikiye.
turashimira leta y'u Rwanda kuko yadushyigikiye dufite leta nziza. Inzozi zawe uramutse uhuye n'abantu bafite umutima nk'uwawe bifuza gukontributinga ku bw'aba bana b'u Rwanda, wumva wifuza ko aba bana ubuzima bwabo buhinduka gute, bamera gute? Mbonye abantu bashyigikira, nifuza ko aba bana ubuzima bwabo buhinduka ku buryo biga, ikindi cya kabiri bakazavamo abagabo bakomeye. Bakazavamo abagabo bakomeye kuko nibo bayobozi b'ejo hazaza. Rero n'abana tugomba gushyigikira mu buryo bwose bushoboka, haba mu buzima bwo kwiga, haba mu bibereho yabo ya buri munsi, haba mu zindi nama zose zishoboka. Nk'uko wagira inama umwana wawe, nk'uko wakumva umwana wawe wabaho, nanjye niko mbyifuza. Kugira ngo aba bana ubuzima bwabo buhinduke, ndifuza ko ubuzima bwabo buhinduka, bakiga, bakava muri ubu buzima bwo gutererana. Aha, urakoze cyane. Wifuza ko umushinga wawe ugarukira he? Ikibazo mbaje kirakomeye kandi urakoze kukimbaza. Aho kizagarukira numva ko aba bana bizagera ahantu mbona aba bana baravuyemo abagabo bashyingirwa, bamwe barangiza ama universite, bamwe mbona barabaye abadogiteri, abandi ari abayobozi, mbese bakazagera ahantu hakomeye. Nibyo numva byazanezeza umutima wanjye, abandi mbashingira. Nibyo. Nawe urashingira ubu? Ubu ntawe ndashingira, ariko nzamushingira tu. Aho uzabashingira? Nanjye ndumva mbyizeye. Nzabashingira. Mfite ukuntu mbyizeye. Ni ukuri bazashyingirwa. Kandi uzashyingirwa mbere nzaza gucuranga. Imana iguha umugisha, nayo ni inkunga, Yesu aguha umugisha. Birimo biraza. Ruto ruto ni rwo rugendo, inkunga zatangiye kuboneka cyane. Aha, urakoze cyane. Turimo turagenda dusoza ikiganiro cyacu, ntabwo kiza kuba kirekire. Tujye ku gice cy'ababyeyi. Ubundi ubona ari izihe mpamvu zituma aba bana babaho ubuzima bubi? Aba bana dufasha, bamwe bava mu buzima mu bantu batishoboye, abandi ibindi biterwa n'amakimbirane yo mu ngo. Nibyo bituma umwana usanga yarabaye inzererezi, bari no mu buzima butandukanye bubabaje bwo hanze, cyane cyane n'amakimbirane. Amakimbirane niyo mpamvu ya mbere. Hari nk'indi ubona yindi? Mbona ikomeye cyane ari amakimbirane, kuko iyo amakimbirane abanye mu rugo ntabwo abantu bahuza, ntabwo bumvikana. Amakimbirane azana abana nabo ugasanga abana ubwabo nta mwana ucyumva umubyeyi kubera aya makimbirane ari mu rugo. Muri uyu murimo ukora wo kwita wo kwankadira aba bana, ubushobozi bwanjye nshobora kugurira umwana abana 3 amakaye, ugasanga abandi 3 babuza amakaye. Iyo rero babuze amakaye cyangwa bakabura minerivare, ndababara. Numva ntakoze cya kindi nagombaga gukora. Numva ntakoze cya kindi nagombaga kuba. Icyo rero kikababaza, nicyo mpura nacyo mu buzima bwa buri munsi. Yego. Kandi ni challenge ikomeye. Ni challenge ikomeye kubona umwana ari mu buzima adakwiye kubabamo, ariko ukabura n'ukuntu yabuvamo. Uvuga ngo ndamufasha mu buzima busanzwe bwo kubaganiriza harimo impinduka. Yego. Urumva? Ariko mu bundi buzima bwo kubafasha nkuko nari kwiriye kubafasha, ntabwo mbishobora, nta bushobozi ndabona buhagije bwo kubafasha nkuko nari kwiriye kubafasha. Yego. Icyo rero kikaba ikibazo kiri umva kibabaza. Yego. Hari umupasiteri nahuye nawe ubwo nari ndi hano muri iki giterane cyo gufasha abana kuri Noheli, bita Theogene Inzahuke. Kuki ari we washimye gutumira cya gihe? Pasiteri Inzahuke kubera ari we nashimye gutumira, nuko ubu buzima nawe yabunyuzemo. Rero numvishije hari icyo afite cyafasha aba bana, bigatuma ubuzima bwabo nabwo buhinduka kandi bakigirira icyizere cy'ejo hazaza. Bakumva aho yavuye n'aho ageze nabo bahagera. Niyo mpamvu nashatse gutumira Inzahuke Theogene. Aha, ese washaka gusura uyu muryango asa ariko buriya bisobanura iki mu magambo arambuye? Asa
ni akirwa subizwa agaciro. It sounds great. Akirwa subizwa agaciro. Akirwa subizwa agaciro. Shobora kukubaza ku nkomoko y'iryo zina? Nta kibazo. Come on. Aho twakwiye iryo zina ryo kuvuga ngo akirwa subizwa agaciro, urabona aba bana bahuye n'ibibazo bitandukanye, usanga babatererana, noneho ugasanga bagiye usanga nyine kubera ibyo bibazo by'amakimbirane bahura mu ngo, ugasanga umwana aragiye naho ageze baramutereranye, ntawe ubashije kumwakira. Ndavuga rero ngo aba bana ni basubizwa agaciro kandi bakirwe mu miryango, kugira ngo buri muntu wese abakire, abumve ko ari abana nk'abandi, abiteho, bakorerwa igikorwa nk'icyo wakorera umwana wawe. Niyo mpamvu nabise ngo akirwa kandi subizwa agaciro. Yose aba bana nta gihe kijya kigera bakagukumbura, nkeka ko ubu mutabana. Sinzi abo twabonye ubwashize bari encadré hehe ubu? Icyo nkora mfata wa mwana nkamusubiza mu muryango, nkamuhuza n'umubyeyi. Iyo muhuje n'umubyeyi rero, umubyeyi duhana amakuru kugira ngo numve ko wa mwana agikomeje kuguma mu rugo kandi abana n'ababyeyi. Ukora suivi? Yego. No ku ishuri nkabakurikirana, nkajya kubaza ubuzima bwabo, nkabaza abarimu uburyo umwana abayeho, nkamuhana nk'uhana wanjye. Uko nahana umwana wanjye ku ishuri ni nako mpana wa mwana. Nkamubaza kubera iki wakoze ibi, kuko nabo abarimu baranzi bahita bambwira ibibazo byose bakora, nkuko bandegera abana banjye, nawe niko bamundegera. Rero nkamuhana nkuko mpana wanjye, kandi kumuhana hari impinduka, abana bariga neza. Nibyo nanendaga kukubaza ngo mu kijyanye n'uburere, mu gihe umaze ukora ubona hari abana bahinduwe na misiyo yawe, ubu bameze neza, batakinywa urumogi, batakinywa amatabi, bisanze mu buzima? Benshi, kandi ndabishimira mu Imana. Ni nacyo nkangurira abandi babyeyi, bahaguruke dufasha aba bana, ntitugarukire ahantu hamwe, kuko igihugu cy'u Rwanda gifite bari abana benshi. Tubiteho, buri mubyeyi wese agomba kugira umutima wa kibyeyi yabonye uriya mwana, akabasha kumufasha, tukagira aho tubavana n'aho tubageze. Urakoze cyane, turagushimiye, kandi tushoje ikiganiro cyacu twinginga Imana n'abantu bayo bafite urukundo rwo kumva ko umwana wese, baravuga ngo fata umwana wese nk'uwawe, niko politike y'u Rwanda ivuga, kandi bisona neza, ni na byiza cyane. Turinginga Imana yo mu ijuru kugira ngo izitere inkunga uyu mushinga mwiza watangiye, kandi turabyizeye. Umuntu ushaka umuryango asa kuwusura mu buryo bw'ikoranabuhanga, hari imbuga mufite mukoresha umuntu ashobora kubabonaho? Dufite telefone, umuntu yaduhamagara, dufite 0788 52 69 23. Naho kuri social media nta YouTube channel, nta Facebook? YouTube channel yitwa Akirwa Rwanda. Amacano yacu yose yitwa Akirwa Rwanda. Akirwa Rwanda. Yes, iryo ni ryo zina ushobora kubonaho uyu muryango cyangwa se iyi organisation. Ugiye kuri social media zitandukanye, Facebook, Instagram ndetse na YouTube, Akirwa Rwanda, ubasha kubona ibikorwa, ndetse na YouTube ubasha kubona ibikorwa bitandukanye aba bantu bagiye bakora, kandi muze tujyane na Yesu gutabara abandi tuzagororerwa. Murakoze, mwari kumwe na BKM. Ibiganiro byacu nakagaruka, tuzakomeza kubana nawe. Mami, turagushimiye cyane, kandi umuhate wawe si ubusa ku Mwami. Amen. Amen. Akira
yewe mana we hakira ishimwe ryanjye yewe mana we hakira ishimwe ryanjye yewe mana we wumvise gusenga kwanjye 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 yewe mana tirimane wumvise gusenga kwanjye yewe mana we wumvise yewe mana cyane kora bumva wumvise yewe mana we wumvise gusenga kwanjye yewe mana we wumvise gusenga kwanjye yewe mana we wumvise tuzarwubaka abana b'abanyarwanda turugire nka paradizo n'abana turwubake n'ababyeyi turwubake n'abasaza barwubake turwubake n'abasore turwubake n'ababyeyi turwubake n'abasore turwubake n'ababyeyi barwubake cyane n'abasaza isi yose we tuzarwubaka amashyi amashyi menshi cyane aha baririmbira akaririmbo kamwe tebebe none Yesu wabikoze we turanezerewe ebebe none byiza ebebe none byiza ebebe none byiza ebebe none Yesu wabikoze we turanezerewe ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe
ibi bintu ni byiza. ibi bintu ni byiza. Sawa, murakoze cyane bavandimwe. Twasabaga mucakaragiye mwe mwicayeho gatoya. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi ngarukamwaka aho abana n'ababyeyi babo n'umuyobozi watumye aba bana bongera kwitwa aba bana bakava mu nzira nziza batarimo, tubikeshejwemo n'umuyobozi washinze iyi NGO yo kugira ngo aba bana bagarure mu murongo muzima, bitwa abana bige bamererwe neza, aho buri mwaka ahura nabo agasangira nabo. Usibye covid yabizanye uyu mwaka ushize, ariko ni igikorwa kijya kiba umunsi nk'uyu. Niyo mpamvu rero twishimye tunezerewe, Imana yaciye mu mukozi wayo imushyiramo urukundo nk'urwo Imana yakunze abari mu isi cyane, itanga umwana wayo w'ikinege. N'uyu nawe yaravuze ati ese abana b'abanyarwanda bishoboka bite kugira ngo babe mayibobo, babe inzererezi, be kwiga? Ese ni iki nakora nka vision buyer, nk'umuntu wagize icyo gitekerezo? Ni iki nakora? Afata iya mbere aravuga ati reka, hari abana batiga, ngomba gukora ubuvugizi. Hari abana barimo bazenguruka hanze bataye ababyeyi babo, reka mbahurize hamwe ngire igikorwa nkora. Hari abandi umubare mwinshi cyane, ndabyibuka neza umubare wari mwinshi cyane, bararenga abana nka 60 nanga 70 niba nibeshye, bari benshi cyane. Niyo mpamvu bamwe nababazaga abandi muri hehe ko ntababona. Ngaro no mukomeye Imana mashyi. Imana niyitumye uyu munsi tugihumeka umwuka w'abazima. Tugomba gushimira Imana rero, nagira ngo nanone muri uyu mwanya mwiza kugira ngo ducunguze uburyo nasabaga mubyumve kugira ngo umuntu wese narangiza akomezeho yakire. Hano harimo abashyitsi bakuru, harimo n'abasangwa. Umushinga w'NGO washyize bano bantu ukabakuraho bari ukarinda bagaragara nk'aho bameze gutya. Muri aka kanya kuba turi hano ni ukubera bwo, atari bwo ntabwo twaba turi hano, ndetse n'Imana. Rero ndashimira abantu bose bitanze muri iki gikorwa kuza. Ndashimira abayobozi baje muri iki gikorwa. Ndashimira umuyobozi wa Kigarama, uhagarariye umuyobozi w'umurenge wa Kigarama Gitifu. Ndamushimira kuko yaje kwifatanya natwe. Ndamushimira yahaguruka agasuhuza abantu. Ndashimira na sosiyare wa Kigarama kuko nawe yaje kwifatanya natwe, kuko dukorana n'imirenge yombi Gikondo na Kigarama. Ndashimira na sosiyare nawe wa Gikondo ko nawe yaje kwifatanya natwe. Ndashimira na executive w'akagari ko nawe yaje kwifatanya natwe. Ndashimira na komanda uhagarariye ahangaha aka gace ko nawe yaje kwifatanya natwe.
ndashimira rero abantu bakuru baduteranyirije hano. Aba bana n'abantu bakuru, aba mureba mu buzima bwanjye n'abantu bakuru, ndabubaha cyane. Reka ndeke kuvuga menshi, bari basabye gusuhuza, kwakira abantu. Rero ndabashimira, ibindi ndabivuga nyuma kubw'urugendo twagendanye na bano bana. Murakoze. Tuzahora tugushima, tuvuga imirimo yawe yo. Mwami Mana, Mwami Mana, tuzahora tugushima. Twese tuzahora tugushima, tuvuga imirimo yawe. Mwami Mana, Mwami Mana, tuzahora tugushima. Twese gutya tuzahora tugushima, tuvuga imirimo yawe. Mwami Mana, Mwami Mana, Mwami Mana, tuzahora tugushima. Oh, Mwami Mana, Mwami Mana, tuzahora tugushima. Tuvuga imirimo yawe. Mwami Mana, Mwami Mana, tuzahora tugushima. oh, Mwami Mana, Mwami Mana, Mwami Mana, tuzahora tugushima. Mwami Mana, tuzahora tugushima. Mwami Mana, Mwami Mana, tuzahora tugushima. oh, Mwami Mana, ndagira ngo ndashaka kugira ngo dusimbuke, sibyo tugiye gusimbuka. Sidufite imbaraga, sidufite imbaraga, mufite imbaraga, tugiye gusimbuka. Wow. Mwami Mana, twese Tuzahora tugushima. oh, Mwami Mana, Mwami Mana, cyane tuzahora tugushima. mujya musenga mugasirimba muganasimbuka. Dushyiremo umutsirimbe turebe abantu bashaka gufatanya nanjye baze hano. Ngwino dusirimbe, ngwino muze twegere hano, sibyo? Turasirimbaka iminota ibiri, ni iminota ibiri. Ngwino nta kibazo, ngwino twisirimbire. Abandi babishaka ni bande? Abandi babishaka ngwino, barabasigira nta kibazo, barabasigira, ntabwo buri wese baramugeraho, buri wese cyane. Hanyuma mugiye kumurikira, murikire, mumurikire, mumurikire, murikire ngiye. Yeah!
aba bana bafite bakuru babo bamwe bari muri segonderi. Nagize amaboko akomeye muri urwo rugendo. Amaboko akomeye nagize ni ba mama wabo, nibo twafatanyije kurera aba bana. Ntabwo byari byoroshye, murabizi kurera umwana umuvana aha umugeza ahangaha, byari ibintu bikomeye, ariko ndashima Imana aho bageze ndetse n'abakuru babo. Twatangiye mu bintu bikomeye, ndasenga, ndi umukozi w'Imana asengera muri Zion. Natangiye ari urugendo rukomeye, ariko nanjye sijye, murabizi abasenga umuhamagaro uragora, ariko wari umuhamagaro w'Imana, kugeza na n'ubu niwo nkirimo. Ariko ikintu cyamfashije mu buzima nshimira cyane kugeza uyu munsi wa none ni ababyeyi bampaye amaboko akomeye. Iyo ntagira amaboko yabo ntabwo aba bana nari kubashobora, ariko bahagararanye nanjye, bamfata amaboko barankomeza. Rero ndabashimira ababyeyi kuko mwemeye ko dufatanya kurera. Ntabwo byari byoroshye, rwari urugendo rurerure twafashe. Natangiriye ku bana 3, numvaga nshaka kubafasha gusa nkabasubiza mu ishuri, ariko 3 bagendaga baza, kuko ndibuka baza aba mbere, twaricaye turaganira turasangira, bagenda bazana abandi, bakagenda bazana ngo twabonye meri, mu rugo haragenda haruzura. Uko kuzura twari dufite aba bana, mbafitiye urukundo ntazi ahantu ruturuka. Ntabwo ari urukundo rusanzwe, kuko barazaga mu rugo tugateka tugasangira, twamara gusangira harimo bato. Hari umwana hano yari muto yitwa, dukunda kumwita Ruhara, we naramuhekaga, bamwe bakurira mu mugongo, abandi bagahagarara imbere yanjye, tugakina. Buri munsi bashakaga kuza mu rugo. Hari nubwo basangaga kuri porotayi, umuntu akaza akabirukana bakanga kuhava, bakavuga ngo turashaka meri. Noneho n'umukozi yarazaga bakamubwira ngo uzitonde, ngo nutatwubaha ngo dukunde ngo meri azakwirukana. Nkasanga babimubwiye ntahari. Umukozi akazicara akabimbwira ngo ngewe aba bana basigaye baza ngo bakambwira ngo nintabubaha ngo uzanyirukana. Rero babaye abana banje, ndabubaha, ndabakunda. Hari bamwe batabashije kuza, hari abo twahaye imiryango, hari abana twahaye imiryango 2. Abo bana ababyeyi babo ntibabashije kuza nabo. N'umwana twakuye mu muhanda aryama muri kanevo, muramwibuka karasharamye, twamukuye mu muhanda, yaryamaga muri kanevo. Yari umwana muto afite imyaka 5, yari afite 5 cyangwa 6, yari afite imyaka 5 niba atari 6. Tumukura mu muhanda, ndamuzana, aguma mu rugo. Agumye mu rugo akajya ajya ku ishuri. Ntabwo yari yaratanga ishuri, ageje mu myaka 7 ataratangira ishuri. Bigezeho uwo mwana umubyeyi aramusaba, kuko nifuzaga ababyeyi bafite umutima wa kibyeyi bamfasha kurera abo bana, kuko ngewe nta bushobozi, ntabwo nari mbishoboye jyenyine, byaramvunaga. Uwo mwana rero umubyeyi aramusaba, aramutwara. Ubu n'umwana nejeje, arimo ari we wa mbere mu ishuri, ageze mu wa 5, ageze mu wa 4. N'umwana ushimishije, uzi ubwenge. Hari ababyeyi bagiye bansaba abana, rero ndabashimira. Ariko muri ibyo byose ndimo ndavuga, ndacyasubira inyuma ku maboko akomeye nagize y'ababyeyi. Iyo ntagira ababyeyi, kuko twahananaga amakuru, nkimara kubamenya nagiye nsura buri mubyeyi, ndamubwire se twafatanya kurera uyu mwana, dufatanya kurera abana, tukajya duhanahana amakuru kugira ngo turebe wa mwana ko yahinduka, yava mu muhanda agasubira mu rugo. Nagera mu rugo nkabaza ntese uyu mwana imico ye niye, ugasanga umubyeyi nta kintu na kimwe azi.
ariko jewe nzi byinshi ku mwana kuko nicara nkaganira nawe. Hari ibyo bambwira badashobora kubwira ababyeyi babo. Icyo nicyo cyafashije kurera kuko banyisanzemo nanjye mbisangamo, bibasha kumbwira ubuzima bahura nabwo bwo mu muhanda. Ubwo buzima rero nibwo bwamfashije gufasha aba bana. Noneho mbibwiye ababyeyi nabo basha kunshigikira, bampa amaboko, barambwira ngo tukuri inyuma. Rero aha aba bana bageze ndetse n'abakuru babo, nicyo cyamfashije kubasha kubafata. Urumva natangiriye ku bana 3 bagenda baza, bimwe bageza 20, abandi bagenda baza, numva birancanze mu mutwe kandi sabana ushobora gusubiza inyuma. Buri gihe barambwiraga ngo Mary nkasanga bose baje ngo twabonye umumeri. Nuko aba bana bose bagiye baza. Rero ndabishimira Imana nabo bambereye abana. Ikindi cyanshoboje, ndashimira umuyobozi Musafiri yambereye andi maboko, yambaye hafi. Ni umuyobozi w'umudugudu, yahaguruka mukamureba, yambereye amaboko, yaramfashije cyane, ndamushimira cyane, yaramfashije. Hari abiga segonderi, hari abageze segonderi, bose bari primaire, ariko ikintu gikomeye twakoze mu buzima bwabo tubashijemo n'Imana n'impinduka. Habaye impinduka, ndetse impinduka zikomeye. Hari bamwe batari bakiga ariko ubu bariga. Ntuye hano ubu narimutse, nta mwana yabashaga gukora amafuti aho ngaho. Yaravugaga ngo Mary aratwica, Mary nakubona, Mary. Rero ndashima Imana n'ubu abana barimo benshi barahindutse. Hari bamwe bakigendera muri utwo ariko benshi barahindutse. Rero ndabishimira Imana, rwari urugendo rurerure, na n'ubu turacyarufite kuko ntaho turagera. Ni ibihe bikomeye, kwiga ni ibihe bikomeye, ariko Imana yadufashije, iracyari kumwe natwe. Kandi dushimira n'ubuyobozi, kuko iyo tutagira ubuyobozi bwiza ntabwo ibi tuba twarabishoboye. Ariko ubuyobozi bwatubaye hafi, ndetse n'imiryango ituba hafi kugeza uyu munsi wa none. Niyo mpamvu mureba aba bana, ndabahamagara bakanyumva, ababyeyi babo turumvikana. Ubu rero tugeze ku bintu turimo turafatanya n'ababyeyi kugira ngo turebe ikintu cyatuma tutera izindi ntambwe, dukomeze kurera aba bana. Aba bana bamwe bariga ariko twabonye impinduka, kandi na n'ubu baracyakomeza kujya mu mashuri. Ariko turabasaba, namwe babyeyi, namwe buyobozi muri hano, mwongere mudushyigikire, mwongere mushyiremo akabaraga. Turashaka ko umwana w'umunyarwanda ahinduka. Wireberera nk'umubyeyi, ahubwo gira icyo ukora nk'umubyeyi. Reka mbabwire ikintu kimwe. Hari umubyeyi yambwiye ijambo rimwe rirambabaza, aravuga ngo bari abana wirirwa wiruka inyuma, ngo kubera iki wabaretse? Ndavuga ese umubyeyi uko ajya kugisa yareze uyu mwana, uko yamubabaza ni nguko nawe yakubabaza. Haguruka ufate uyu mwana, wimureberera. Niba ari mu mafuti, haguruka umufate, wireberera nk'umubyeyi. Shyiraho amaboko yawe. Uko uyu mwana yananira umubyeyi ni nkuko n'uwawe yakunanira. Ntabwo wowe uzamwishoboza wenyine, Imana izahagurutsa andi maboko ku ruhande, kuko hari icyo wakoze muri uyu mwana. Rero babyeyi muri hano, ndabasaba mbinginga, ndetse n'abandi batwumva batari hano, mukore igikorwa cy'urukundo cyo gushyigikira aba bana. Ushobora kudashyigikira bari kugashyigikira n'abandi bagenzi baba barahari. Wireberera aba bana. Tugihura bambwiye ikintu cya mbere kibakomeretsa mu buzima, barambwiye ngo iyo batubonye buri muntu wese aratwirukankana, ngo aratubwira ngo dore bya byana. Mu by'ukuri ntiwari ukwiriye kumwirukankana. Umwana wa mbere twahuye natangiye kubwira iki kintu, ni umwana nasanze yibye telefone, ndabibona ko ayibye. Noneho mbonye ayibye, ndamwegera ndamubaza
turaganira ndamutumira aza mu rugo, ariko hari impinduka muri uwo mwana zirimo zagaragaye kubera kumwegera. Uko dukomeza tubatererana niko bagenda biruha mu bibi, kuko barakomereka mu mitima nk'uko nawe wakomereka. Ariko shiramo uruhari, shiramo imbaraga. Uyu ni umwana w'umunyarwanda, ntitubareberera ahubwo tugira icyo dukora muri twe kugira ngo turamire aba bana bato nibo bazavamo abayobozi b'ejo. Gira umutima wa kibyeyi, gira umutima w'ubumana kugira ngo tugire aho tuvana aba bana, tugire aho tubageza. Dushiremo imbaraga dufatanyije n'igihugu cyacu kuko kiradushigikiye, dufatanyije n'abasenga. Ibi nta muntu yabyishoboza keretse Imana yonyine. Ntabwo wowe ushobora guhamagara umwana wo mu muhanda ngo umubone, keretse Imana yonyine niyo ishobora kugushoboresha igahagarana nawe aba bana ukababona. Rero tugire umutima wa kibyeyi, dufatanyije tuzabasha guhindura aba bana. Nidufatanya tuzabasha guhindura aba bana. Rero ndabashimiye kubwitange mwese mwagize. Ndashimira, ndongera gushima ndangiza, ndashimira abana, ndashimira ubuyobozi, ndashimira na buri muntu imwaka mbaha Noheri, keretse muri Covid ngira ngo babibabwiye, niho ntabishoboye kubera hari Covid. Twese mwari muzi ko icyo kibazo gihari, ariko uyu munsi wa none ntabwo umwaka ugomba kurangira ndavuga ngo aba bana nk'uko abandi bo mu ngo babaha Noheri, nanjye ngomba kubaha Noheri. Rero ndabashimira ko mwaje kwifatanya natwe tubaha Noheri. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi ikomeze dushoboze, dushire mu bumwe, tuzabasha gukora igikorwa gikomeye. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Nagira ngo ntange ubuhamya mu ncamake bw'iki gikorwa cya mama Umulisa. Bayobozi muri hano, babyeyi, bana, iki gikorwa cyatangiriye hano mu raka gace mudugudu w'umurimo, ariko abana bazaga baturutse mu kagari ka Karugira, ka Kigarama ndetse no muri Gikondo. Nibuka mama ukuntu yatangiye, yasohokaga agiye guhahira abana be mu isoko, yagera imbere akabona abana bazerera. Kubera iyi quartier yacu irimo isoko, irimo ibikorwa by'ubucuruzi, abana rero bibera mu muhanda kenshi bakunze kuba bari aho ngaho. Yasohoka yabona abo bana kumva agize impuhwe, akabahamagara, akabaganiriza, akabagaburira. Uko bagendaga baba benshi ntago yabasubije inyuma, yakomeje abakira, akagenda agafata kuri rasiyo y'urugo rwe akakira abana. Buri wa gatandatu yabaga agomba kubakira, akabagaburira, akabaganiriza ijambo ry'Imana. Ukabona ko abana hari impinduka. Naza nakurikira nkabona abana hari impinduka koko, kuko navuga approche yiwe ni approche ikenewe cyane. Abana kenshi nk'uko yabivuze narababazaga se ko twebwe tubabwira ntimwumve n'ukubera iki. Akatubwira ati, bakambwira benshi bati nta rukundo tubona mu bana, urumva turababona tukiruka. Ariko mama bamubonyemo urukundo, n'ubuhamya bwiza bw'urukundo. Ntabwo ari we wenyine mubyeyi wari uhari washoboraga kugira navuga urwo rukundo rwo kwakira aba bana, ariko niwe navuga Imana yatumye, niwe yari afite navuga umuhamagaro udasanzwe. Nanjye narabibonaga nkabona ko ari umuhamagaro udasanzwe, nta kintu yari afite kidasanzwe. Yakoreshaga ubushobozi bwe, ndetse rimwe na rimwe
nkibwira ko wenda n'urugo rwe rwahababariraga ari abana be wenda cyangwa se kubera ko yemeraga kubakira adafite ubundi bushobozi buhagije. Nkaba rero nagira ngo ntange ubwo buhamya ngaragaze uburyo yatangiye n'uburyo yagiye akomera kugeza n'ubwo atekereje kuvuga ati se ubu sinakora igikorwa umushinga cyangwa se organisation yamfasha kugira ngo njye nkomeza iki gikorwa. Arabikora tukajya tugerageza gukora imishinga ariko kugeza ubu ngubu ntabwo yari yabona support ihagije. Nkaba rero nsaba abari hano bose kumubera abavugizi, mubera abavugizi aho muri hose, mwumve ko iki gikorwa akora ni igikorwa gifitiye akamaro aba bana, nibyo kuko ni urubyiruko rukura rugenda ruvamo abantu bakuru, ababyeyi, abayobozi. Ni ukuvuga ngo rero ararerera igihugu, ararerera u Rwanda. Kumushyigikira rero ni ugushyigikira igikorwa cyiza, igikorwa cy'Imana. Rero nagira ngo mubere abavugizi, tumubere twese abavugizi kuko mu by'ukuri iki ni igikorwa cy'ingirakamaro. Ni approche nziza kuko nk'uko yabivuze igera ku mwana directly akaganira nawe, akamwumva, akamutega amatwi, umwana akamubonamo urukundo kurusha yewe n'umubyeyi, kuko bamwegeraga bakaza mu by'ukuri. Hari n'abo wabonaga ko akubwira ati genda mu muhanda kubera iki, akakwereka igikomere yatewe n'umubyeyi we. Ubose koko nawangiye mu rugo gute kandi ntari bubone amahoro. Urumva rero ko yagize urukundo rukomeye, tukaba rero dukwiye kumushyigikira tukakomeza iki gikorwa kubera ko ni approche yegera umwana, ikamwumva, ikamutega amatwi kandi ikamuhuza n'umubyeyi we, kuko aba mama ndabizi nabo habaye imbaraga nini kugira ngo abahuze n'abana. Bamwe barabyemera ariko hari n'abandi batarabyemera, ariko byafashije cyane. Ni approche nziza dukwiye gushyira imbere, dukwiye gushyigikira. Sinavuga byinshi rero, nagira ngo gusa ntange ubwo buhamya kandi nkashimira n'umuryango we, mufasha we ndetse n'abana be uburyo babyitabiraga. Nkashimira n'ubuyobozi bw'umurenge n'ubw'akagari bwagiye budufasha, bukamufasha, bukamwakira, bukakira icyo gikorwa cye kuko ntabwo byari byoroshye, ariko n'ubu ngubu aracyakeneye amaboko, aracyakeneye ubuvugizi. Murakoze. Arakoze cyane umuyobozi